Bakunzi ba Iwacu Heza with Dr. Justice ndabashuhuje. Uyu munsi mbafitiye umushyitsi w'imena, umushyitsi n'ubundi wigeze kutuganiza, ngira ngo duheruka kuganira ukwezi n'indi minsi ishize. Yagarutse rero kuko hari ingingo twashaka kuganira igihe ntikiratwemerera. Uwo nta wundi ni umuvandimwe, no nita mukwetu nk'uko tubivuga mu Giswahili, no w'iwacu, ni my homie nk'uko tubivuga inaha muri Amerika, ni Garika Gasana. Akaba aje kugira ngo twongere tuganire n'umusanzu turimo gutanga ku Rwanda. Ubwo rero uyu munsi turaganira ku ngingo ya politike ya Ndi Umunyarwanda. N'ikindi nshaka kubabwira ni uko mwagira subscription, mukiyandikisha, mukajya mukurikira amakuru yacu igihe aje n'ibiganiro dukora. Dushaka yuko bibageraho, dushaka yuko muba mbere kumenya ko ibiganiro byaje. Ubwo ikindi, niba ufite icyo nawe washaka kuza kutuganiriza kuri Iwacu Heza with Dr. Justice, ushobora kunyandikira kuri email yanjye innocentjustice2020@gmail.com. Murakoze rero, ntabatindiye, reka Gasana Garika aze adusuhuze. Gasana muvandimwe, muraho murakomeye? Ndagushuje nanjye Innocent, kandi ndagira ngo nsuhuze abagukurikira mu biganiro byawe, mbashima nanagushima nawe ko wadutumiye kugira ngo tuganirize abanyarwanda bene wacu. Murakoze. Navuga ngo nanjye biranejeje kongera kuganira nawe. Igihe cyose duhuye mba numva ari nk'abavandimwe baganira. Ubu rero uyu munsi turimo kuganira ku kiganiro cyerekeranye na politike ya Ndi Umunyarwanda. Ingingo turavugaho ni ingingo enye. Ingingo ya mbere ni uko Ndi Umunyarwanda iteranya Abahutu n'Abatutsi. Ingingo ya kabiri ni uko Ndi Umunyarwanda itera ipfunwe Abahutu. Ingingo ya gatatu ni uko Ndi Umunyarwanda ibeshya Abatutsi. Ingingo ya kane ariyo ya nyuma ni ukuntu Ndi Umunyarwanda itanga ubudahana cyane kuri RPF cyangwa kuri FPR, kuko yumva yuko Abahutu ari bo bagomba gusaba imbabazi. Mu gusoza izi ngingo ariko n'ubundi turaganira kuri article Bwana Garika Gasana yanditse mu kinyamakuru The Rwandan, yasohotse mu kwezi kwa 12 ku itariki 2 muri 2013, igira umutwe uvuga ngo Ndi Umunyarwanda kandi ndabizi. Bwana Gasana Garika, ni gute Ndi Umunyarwanda iteranya Abahutu n'Abatutsi? Urakoze Innocent. Ndi Umunyarwanda uko mu by'ukuri igitekerezo leta yagize cyo kuvuga ko Ndi Umunyarwanda, ko buri muntu wese ari umunyarwanda, tutagombye kujya mu moko, ugitekereje neza ni cyiza, ariko ukuntu yayishyize mu bikorwa nge nibyo ntakunze. Ni nayo mpamvu nihutiye kwandika iriya nyandiko, kuko uko yayishyiraga mu bikorwa ahubwo byatumaga bizana ibibazo mu banyarwanda kurusha uko ibikiza. Ntabwo nk'urugero kuri jyewe, mu magambo make turaza kubijyamo n'ubundi, ariko iriya Ndi Umunyarwanda itera ipfunwe Abahutu. Itera ipfunwe Abahutu, kandi kuri jyewe mu byiyumviro byanjye nkumva ko ikintu cyose gitera ipfunwe umuntu ahubwo kizana ibibazo aho kugira ngo kibivure. Ndi Umunyarwanda rero uyigiye mu mizi ukareba uko ishyirwa mu bikorwa, nta kindi izana usibye gutera ipfunwe igipande kimwe cy'abanyarwanda bitaduha amahoro arambye nk'uko abantu bose baba bayifuza. None hari ipfunwe, hari no guteranya Abahutu n'Abatutsi. Ni gute ubona yuko Ndi Umunyarwanda iteranya Abahutu n'Abatutsi? Ndi Umunyarwanda iteranya Abahutu n'Abatutsi, itera n'ipfunwe. Uko iteranya Abahutu n'Abatutsi nuko ibwira Abahutu ngo abana basaba imbabazi z'ibyo ababyeyi babo bakoze. Bitandukanye cyane na constitution y'igihugu ivuga ko icyaha ari gatozi. Niba ugomba gusaba imbabazi z'icyaha
so cyangwa sokuru wawe yakoze, yewe numva ko uba wiyemeje icyo cyaha nawe, bitandukanye cyane n'uko icyaha ari gatozi. Iyo wiyemeje icyaha rero, mugenzi wawe mubana abona ko icyaha kiguhama kuko wakiyemeje. Nibwo rero mperaho ngira nti biba bitarangije abanyarwanda muri rusange. Niba wowe Innocent duturanye, turi abana bakina hamwe, hanyuma nkumva kurimo usaba imbabazi z'ibyo so yakoze, wemera ko yakoze icyaha, nanjye nk'umwana, nk'umuntu w'umusore, mpita numva ko nawe icyaha kiguhama, nkumva ko byaduteranije. Niyo mpamvu numva ko rero ndi umunyarwanda uko bayishyize mu bikorwa iteranya abanyarwanda kurenza uko ibahuza. Nibyo nanjye ndumva icyo kintu nakunganira Garika, kuko icyaha ni gatozi n'ubundi nk'uko Constitution y'u Rwanda ibivuga. Ntabwo umwana asaba imbabazi ku cyaha cya se na sekuru. Ndi umunyarwanda, ahubwo nge mbona nubwo leta isa nk'ivuga yuko ari gahunda igamije kunga abanyarwanda no kwigisha ubunyarwanda abantu, ahubwo nge mbona irabatandukanya cyane, kuko yereka abatutsi ko abahutu ari abicanyi, ndetse ko abahutu no kuba uvuka mu muryango w'abahutu w'abicanyi ni nk'aho bigenda bikurikirana mu maraso. Usanga ari ikibazo gikomeye cyane, kuko ntabwo ushobora kumbwira yuko umwana avutse nyuma ya 1994 azajya gusaba imbabazi z'ababyeyi be bakoze. Ni ukuvuga ngo natwe abana twabyariye naho ubwo bazajya basaba imbabazi kubera ko gusa bakomotse ku bahutu. So nibyo icyo kintu ndacyumva cyane nawe rwose, ndacyumva kimwe nawe. Usibye n'ibyo icyo nakongeraho, iryo uko guteranya abanyarwanda guhita gusimbuka kukaganisha kuri rya pfunwe nakubwiye. Niba uwo mwana abaye obligé yo gusaba imbabazi z'ibyo umubyeyi we yakoze, bigendana n'ipfunwe, ntabwo yongera kwiyumva mu bana bagenzi be bakinaga, ahubwo icyo cyaha cya se arakigendana kigatuma agira ipfunwe. Kandi byaragaragaye mu buzima bw'abanyarwanda, mu byaturanze, ipfunwe nicyo kintu cyagiye gitera amakuba yugarije u Rwanda buri gihe cyose. Muri make ni nkaho ndi umunyarwanda afite umuzigo cyangwa umutwaro ishyira ku bitugu by'abahutu from generation to generation. Uvuga ngo umutwaro kumenya ko bagomba kuwikoreza ababyeyi bazawuvaho bakawushyira ku bana, abana bazakura n'akagenda bawushyira ku bana n'abana. Uwo mutwaro nibyo nta kuntu utabahoza mu ipfunwe, uwo mutwaro nta kuntu utabaheza hasi. Ngira ngo ntacyo nita mu cyongereza stigma. Iyo stigma rero ya ndi umunyarwanda bumvisha abahutu ko ari abanyabyaha, ko no kuvuka mu muryango w'abahutu bihagije ko bagomba gusaba imbabazi. Icyo ngira ngo ni ikintu abanyarwanda twese dukwiye kurwanya. None ndi umunyarwanda ni gute ibeshya abatutsi? Ndi umunyarwanda ukuntu ibeshya abatutsi, yewe nakurikiye ukuntu bashaka kwishyira mu bikorwa. Ndatekereza nk'umuntu uva mu muryango w'abatutsi, nkaba ndi umucikacumu, ngasanga ukuntu ndi umunyarwanda imeze. Narabisobanuye mu nyandiko. Inyandiko ntabwo nigeze nyisoma wenda ngo nsubiremo, urabona ko hashize imyaka myinshi isohotse, hariya bavuze ko imaze igihe kingana iki, ntabwo mnibuka neza, ariko hashize imyaka myinshi. Ariko icyo nashakaga gusobanurira abanyarwanda navuga nti burya gusaba imbabazi z'icyaha utakoze biroroha, no gusaba imbabazi umuntu utakoreye icyaha nabyo biroroha. Ikintu rero uko leta yashakaga kubikora, yavugaga ngo abantu nibasaba imbabazi z'ibyaha bakoze bazisabe abatutsi, ariko ntibasobanurira abo batutsi basabwa imbabazi abaribo. Ugasanga ahubwo nk'umuntu arasaba imbabazi abatutsi bose kandi atari bo yakoreye icyaha. Iyo usaba imbabazi umuntu utakoreye icyaha biroroshye kuziguha, ariko nta kintu kiba cyaramubayeho. Nawe uzisaba birakorohera gusaba imbabazi umuntu umureba mu maso kandi nta cyaha wamukoreye.
icyo kintu rero muri Ndi Umunyarwanda niko cyagenze, nabyise sinibuka nabivuze neza, ariko nabivuze nti bajya mu ntebe ya penitensiya bari ku murongo, ntumenye wakoze icyaha n'utaragikoze, bagasaba imbabazi abo batagikoreye nabo bakavuga ngo yes, bikarangira. Urumva niho aho wari uvuze ko bibeshya abatutsi, reka twe kuvuga abatutsi muri rusange, bibeshya abacikacumu ko bahaye imbabazi ababiciye kandi atari ko byagenze. aho ugasanga aferi igihe hagati y'abantu batakorewe icyaha n'abakoze icyaha biroroha kuzitanga. Ugasanga rero biratwicira bwa bwiyunge, bwa bumwe n'ubwiyunge dukeneye, kuko ubumwe n'ubwiyunge bubeshyana ntacyo buzatugezaho, kandi turashaka ko igihugu cyacu mu myaka iri imbere kizaba gifite ubumwe n'ubwiyunge buhamye. Niba dukeneye ubumwe n'ubwiyunge buhamye, tugomba gukora ibintu uko bigomba kuba bimeze, noneho uwakoze icyaha n'uwagikorewe akaba aribo bajya hamwe bagasabana imbabazi bagacoca ibyabo. Ariko iyo bigiye mu ntebe ya penitensiya ya FPR nk'uko mbyita, usanga ntacyo bizatugezaho. niko iyo ntebe ya penitensiya ya FPR, padiri abarinde, padiri ni Kagame cyangwa ni Bamporiki Edouard ko aribo batangiza Umunyarwanda? ubwo Kagame namwita papa, nabo babazibamo bari abapadiri bari bicara mu ntebe bakayitanga, ariko nta abantu bakemera bakayifata. Uribuka kera tukiri abana ko washobora kujya mu ntebe ya penitensiya bakubwiye ko ugomba kwicuza ibyaha, kubera ko wumva nta byaha ufite, ugapfa kwibeshyera ko watukanye kandi wanarwanye kandi utarabikoze, kuko ugomba kugira icyo uvuga. Umupadiri nawe akagira gutya ati ndemeye nguhaye imbabazi z'Imana. Ariko urumva haba harimo kubeshyana. Iyo ubishyize ku buzima bw'igihugu rero n'ubumwe n'ubwiyunge dukeneye mu myaka iri imbere, ntaho bitugeza, ahubwo bizagera imbere bishwanyuke. ahubwo Garika, ku by'ubuze by'uko hari imbabazi z'ikinyoma, njye nakongeraho yuko ikindi kintu Ndi Umunyarwanda ibeshya abacitse ku icumu, ni ukubabeshya yuko abahutu bose ari abicanyi. Kandi nubwo leta ibabeshya gutyo, buriya abacitse ku icumu barabizi, bazi yuko abahutu bose atari abicanyi, kuko cyane nk'abatutsi bari mu Rwanda abenshi barokotse nuko wenda bagize inshuti z'abahutu zabahishe, cyangwa nuko mu buryo bumwe na bumwe hari umuhutu nibura wagize ikintu akora kugira ngo babashe kurokoka. Nibyo rwose. Aho rero ndagaruka kuri rya pfunwe navugaga. Iryo pfunwe navugaga burya ntabwo ndijyana ku bakoze icyaha, ndarijyana ku bataragikoze, kuko niba bakubwiye gusaba imbabazi z'ibyaha utakoze, ni babandi mvuga batagize icyo bakora muri jenoside, ariko nabo bakabagurira gusaba imbabazi. Rya pfunwe rero rituma rifata abantu bose, abahutu bose bakumva ko bagomba kumva ko bishe. Hari umupadiri witwa komeza. Hari umupadiri witwa Kibanguka uherutse gukora ikiganiro kuri televiziyo imwe ikorera kuri YouTube. Hari aho yavuze ngo mushuti we uba mu Bubiligi ngo yaraje aramusura mu Bubiligi, noneho babonanye ngo aramubwira ati se shahu kucyo udataha, hari umuntu wishe mu Rwanda? Ngo uwo muhutu aramubwira ngo njye ntawe nishe, ngo ariko nishe mu mutima. Umupadiri ashaka kumvisha yuko abahutu nubwo batishe, nubwo batatunze agatoki, ariko nibura barishe mu mutima. Nibyo binini nakubwiraga nyine ko turi abana twaya mu ntebe ya penitensiya, ukicuza ibyaha utakoze kugira ngo utavaho utavuze kandi ugomba kugira icyo uvuga. Nk'uko bavuga ngo umumarayika abwira acumuye karindwi, nawe ukavuga uti niba umumarayika acumura karindwi reka nanjye nshaka icyo mvuga. Nuko byagenze, ugasanga abahutu bose abishe n'abatarishe babashyize mu kigare kimwe. Njyewe kuri jyewe nsanga ko bitaduha ubumwe n'ubwiyunge dukeneye mu myaka iri imbere. Oya, byo ntabwo biduha ubumwe n'ubwiyunge. Nge navuga ngo buriya dufite mu Rwanda leta yiyise izina ryiza ngo ni leta y'ubumwe, ariko navuga ngo ni leta ifite ivanguramoko ridasanzwe. Navuga ngo ni nka leta yo muri Afurika y'Epfo akaryanisha imiryango. Ntabwo leta yacu yunga Abanyarwanda, ntabwo ubona bahangayikishijwe no kumva yuko bakunga Abanyarwanda kugira ngo tuzagire ejo heza.
none ingingo ya kane aho ndi umunyarwanda itanga ubudahana cyane kuri RPF kuko RPF yemeza abahutu ko ari bo banyabyaha ubyumva gute bwanagarikana uvuze ngo RPF yemeza ko ari RPF yemeza abahutu yuko ari bo bicanyi noneho RPF ugasanga barigira bere mu byukuri usanga RPF bavuga ati twebwe turabere twe turabahagaritse genocide no muri bya biganiro James Kabarebe aheruka kuvuga hari aho yavuze ngo buriya ngo mwebwe abarokotse genocide natwe twayihagaritse turi bamwe kandi tuzi yuko muri RPF harimo abantu benshi cyane bashinjwa ubwicanyi ndengakamere ndetse bavuga yuko n'ubwicanyi urukiko bijya imbere y'urukiko rufitiye ubushobozi byaba ubwicanyi bwa genocide ariko ugasanga nyine abo muri RPA bahoze muri RPA baravuga yuko nabo rwose n'abacikacumu ari bamwe ese bwana Gasana nk'umucikacumu ubona ko ibyo James Kabarebe yavuze nibyo jewe urabizi ko nakoze n'inyandiko ku byo James Kabarebe yavuze ntabwo ibyo yavuze byemera na gato RPF kuba yarisha abahutu birazwi utabyemera sinzi uko namubona ariko FPR yisha abahutu by'indengakamere rero nk'abanyarwanda ntabwo RPF izajya hariya ngo ivuge ngo nibyo narishe ikintu izakora ahubwo ni ukwikingira ikibaba cyo kwerekana ko ntacyo yakoze ahubwo abahutu aribo bakoze ubwicanyi bw'abatutsi niyo mpamvu iriya ndi umunyarwanda yakoze iriya ndi umunyarwanda iri mu rwego rwo kwerekana ko RPF nayitishe nayo nibyo bamagarira n'abahutu usibye kandi bashyira n'imbere kugira ngo abari bo bakora promotion y'iyo ndi umunyarwanda ariko icyo bataba bazi nuko baba bashaka kwemera yuko aribo bakoze ubwicanyi naho RPF nayo ikikingira ikiba bigira ngo yemeze abanyarwanda ko yo ntacyo yakoze birumvikana rero mu gifaransa babyita mécanisme de défense baba bashaka kwerekana ko bo ntacyo bakoze ariko bisha abahutu by'indengakamere ibyo birazwi nta utabizi ubihakana ntabwo sinzi icyo ashingiraho icyo nakongeraho rero nuko tugomba kubihakana kandi gahamagarira nk'abahutu kubera ko nk'ubu ngubu ugiye birambabaza cyane ko iyo mbonye izo za porogaramu za ndi umunyarwanda n'ibyo byose byo gusaba imbabazi mu kivunge niko byita usanga abahutu aribo bari imbere aribo barabikoreshwa ugasanga nka premier ministre uriya wahozeho Makuza akajya imbere agasaba imbabazi z'ibyo se yakoze ni ibintu bitumvikana akemera akabikora umwe ruturitse ubukurura kwira ugasanga noneho abahutu bose bagiye inyuma basabye imbabazi ariko rero icyo bataba bazi nuko baba barimo kwemera ko ibyo FPR yakoze babihaye umugisha kubera ko FPR izanywenye imivuguti twarahoraga twarirengeraga habaye ibintu byo kwihorera noneho usange amakosa FPR yakoze by'ubwicanyi ndengakamere yakoreye abahutu babigire zero kubera iyo ndi umunyarwanda nicyo mpamagarira abanyarwanda bashishoze barebe icyo barimo kubakoresha navuga ngo bariya abahutu bari muri FPR abo ba Makuza ba Mporiki abo ba Rucagu Boniface ni abahutu muri make bareba inyungu zabo ntabwo amaso yabo arenga inda zabo baravuga bati niba ndi uyu munsi nkaramuka mbese bariya ntibambara ubukeye burya mbara ubukeye ntabwo ajya atekereza kuri future y'abana be niba abonye umugati aravuga ati nibyo mumbwire ibyo mushaka ko mvuga nimushaka mubyandike abimemoriza bariya rero ngira ngo amateka azabibabaza ariko ntacyo twakora nyine abantu n'abantu none ikindi twaganiraho ni imvugo urareba yuko Amerika n'Ubwongereza baherutse kwandika basaba yuko Assemblée Générale
UN cyangwa na UN Security Council bakongera bagasubira kuri ya mvugo ya mbere Genocide Rwanda cyangwa Rwandan Genocide, imwe twitaga mu Kinyarwanda itsembabwoko n'itsembatsemba. Nawe hano mu nyandiko yawe hari aho wavuze yuko inyito zagiye zihinduka, mbere ngo bakoresheje Genocide y'Abanyarwanda, itsembabwoko n'itsembatsemba, ubundi itsemba abatutsi. Bwana Garika nk'umututsi warokotse Genocide, ubyumva gute iby'inyito? Ibintu by'inyito kuva muri 1994 byabayemo ikibazo gikomeye cyane. Byabayemo ikibazo aho nkuko nabyanditse muri iriya nyandiko, nkuko nakubwiye ntabwo nayisomye kugira ngo ngusobanurire ibyo navuzemo neza, ariko ababishaka batwumva twazabaha reference bakajya kuyireba. Ariko mu bijyanye n'inyito za Genocide havuzwe byinshi nyuma ya Genocide. Habanje kwitwa ibyo bise ngo Genocide y'Abanyarwanda, niko byatangiye ariko bivugwa. Genocide y'Abanyarwanda bukeye byitwa itsembabwoko n'itsembatsemba, nyuma byaje kuba itsemba abatutsi. Ariko icyo wenda abantu bataba bazi nuko leta ya FPR yagiye mu mitsi n'abacikacumu muri izo nyito, kubera ko mbere FPR uko yabyumvaga ari Genocide y'Abanyarwanda. Niba wenda batari batekerejeho icyo Genocide y'Abanyarwanda bishaka kuvuga, hanyuma bakajya bakora amanama babyita noneho itsembabwoko n'itsembatsemba. Ukuntu byaje kuba rero itsemba abatutsi nabyo haciye imyaka myinshi, ariko nkwibutse ko ibuka buriya wari uzi ko yabonye ubuzima gatozi haciye imyaka myinshi, nyuma ya 1994 bari barayimye ubuzima gatozi. Nibyo bari yarayimye ubuzima gatozi kugira ngo ibintu nk'ibyo bigende bitambuka bikozwe na leta, aho kugira ngo bikorwe na za association nka Ibuka. Kuko ikindi nakubwira nuko association nka Ibuka zari zirimo abantu banyabo b'abacikacumu barengera Abanyarwanda bacitse ku icumu, bagakora ibyo bagomba gukora. Ariko rero kuko leta yabonaga batari mu murongo w'ibyo bashaka gukora mu gihugu, yagiye ibirukana cyangwa ikabananiza. Bamwe barahunze, bamwe bakuye imishwaro, abandi barafunzwe, ariko benshi bari hanze, ku buryo abantu bose batangiye Ibuka mu Rwanda nta n'umwe ushobora kubona, ahubwo ubu haganje abo leta yashyizeho bashobora kwemera programu yayo ikora iyo gushaka. Nsubiye inyuma aragira ngo ibyo byose ikora yari ifite gahunda yo gushaka kwikuraho icyaha cyo kwica bamwe mu Banyarwanda bo mu bwoko bw'Abahutu, kuko yarabishe by'indengakamere. Ariko rero uko amazina yagiye asimburana, yabonaga ko bigenda biyifata, noneho bituma igenda yigizayo abo Banyarwanda, abo bacikacumu bari bayoboye Ibuka, ariko bashaka gukora uko ibintu bigomba gukorwa. Abo bacikacumu bari bayoboye Ibuka bo bari mu murongo wo kuvuga ngo uwakoze icyaha agihanirwe, utaragikoze ntagihanirwe. Ariko FPR byose ibyo yari mu murongo wo kuvuga ngo reka dushyire Abahutu bose mu gatebo kamwe, ariyo ndi umunyarwanda baje kugira nyuma y'imyaka 10 n'ingahe. Ariko muri gahunda wabonaga ko ari byo bashyize imbere kandi bashaka. Bakora uko bashoboye rero bigizayo b'Abanyarwanda b'Abatutsi b'abacikacumu, bashakaga ko uwakoze icyaha agihanirwa uwo ari we wese. Iyo mvuze uwo ari we wese ndagira ngo nkubwire ko ndibaza ko nabikubwiye no mu kiganiro gishize, muri organisation politique mbarizwamo, twe twasabye mu 2001-2002 ko n'abari muri FPR, abasirikare ba FPR bafite bagirizwa kuba barisha Abahutu nabo bajyanwa ku ntebe y'ubucamanza bakabibazwa. Urumva rero iyo FPR iza kureka abo bacikacumu bari bahagarariye za Ibuka bagakora uko bagomba gukora, byaganishaga muri ya nzira twebwe twumva ko n'abantu ba FPR bakoze ubwicanyi ku Bahutu babibazwa, bigatuma ubudahana mu gihugu
guhagarara kuko ari byo tubona bizaduha ubumwe n'ubwiyunge burambye, kuko iyo wakoze icyaha ntugihanirwe biroroshye kugisubiramo mu mpande zombi, aho ndavuga ku Bahutu no ku Batutsi. Icyo gihe rero muri izo nyito zagiye zisimburana, FPR yagiye ihuzagurika kuko yashakaga kwikingira ikibaba kugira ngo ibyo yakoze, ubwicanyi yakoreye ku Bahutu butabahama, bakisanga nabo mu ntebe y'ubucamanza barimo basobanura ibyo bakoze. Mbese ni ukuvuga ngo icyo bashakaga ni uburyo ni nko kuvuga ngo nitwe dufite ubutegetsi, ntabwo tugomba kubazwa ibyo twakoze, ibyo birumvikana. Gusa icyo ubuze cy'ubudahana, usanga mu Rwanda dufite umuco wo kuvuga ngo umwicanyi wanjye ntabwo ari umwicanyi, ntacyo niba ari mu bwoko bwanjye akaba yarisha, ariko nta kibazo yishe za nterahamwe, cyangwa se yaba ari umuhutu akavuga ati reka ntabwo bishe Abatutsi, bishe za nkotanyi bari n'ibyitso. Icyo ni ikibazo dufite gikomeye cyane mu Banyarwanda, gikomeye. Usanga aho niho reka I'm sorry kuguca mu ijambo, ariko nsigaye mbona ibiganiro biba muri iyi minsi, nawe nabonye birimo bya bibarwariraye. Bya biganiro ni byiza cyane. Ndashaka kubwira impamvu ari byiza. Ni byiza kubera ko bituma birerekana ko train cyangwa gari ya moshe yatangiye urugendo kandi rutazahagarara. Urwo rugendo rutazahagarara no kuvugisha ukuri rw'ibyabaye. Kandi ubwo iyo gari ya moshe itazahagarara, no kuvuga ngo na leta yagombye kumenya ko itazahagarara, ahubwo nayo ikiyadapta ku bintu birimo kuba mu Rwanda. Kuko sinzi niba abantu babibona, niba bahumirije, ariko ibintu byatangiye ntabwo bizahagarara kandi bizakomeza. So ariko nkasubira inyuma nkavuga nti iyo train, iyo gari ya moshe iri mu nzira igenda itazahagarara, nagira ngo mbwire abayitwaye ubwo ni ukuvuga wowe, ni ukuvuga jyewe, ni ukuvuga aba bana ubona bose barimo bayitwara. Ubu ngubu FPR irimo irarebera kuko si yitwaye iyo train, yatangiye kuvamo nta train itwaye. Ni ukuvuga ngo tugomba kureba neza abo bantu bayitwaye, twe tuyitwaye tukavugisha ukuri kugira ngo nayo idakora impanuka imbere. Ibyubuze nibyo Garika kugira ngo idakora impanuka imbere rero harimo kuvugisha ukuri no gushishoza ku byabaye, kwigira ku byabaye kugira ngo duhindure ibiri imbere. Sinzi niba urimo kunyumva. Ndakumva ko urebye buriya muri riba uwariraye, hari amagambo atatu dukunda gukoresha, ni nka moto cyangwa ni nka mission statement yacu. Hari urukundo, hari ukuri, hakaba n'ubumuntu. Ibyo urebye nibyo bintu twibandaho muri biriya biganiro dukora. Navuga ngo nibyo yarahagurutse, barimo kuyijyamo ari benshi kuko Abanyarwanda bari banyotewe no kubona ahantu bahumekera, ahantu bumva yuko umuntu ari umuntu ashobora kuvuga akababaro ke. Ngira ngo sinzi niba waramenye yuko ku itariki ya 30 ubwo twakoraga ikiganiro ribarwariraye twinegure, no mu Rwanda bakoze nabi ikiganiro cyabo bise ngo bagiye kwibuka urubyiruko rwishwe muri jenoside, nabo babishyira kuri YouTube. Ngira ngo abaje mu kiganiro cyacu bakubye nk'inshuro 3 abagiye mu kiganiro cya leta, aho bagira ngo bampora icyo duwari barakwiye kumwirukana ku kazi. Urumva rero ntabwo FPR cyangwa leta iyoboye u Rwanda uyu munsi igomba gushyira ubwenge ku gihe, ikabona ko ibintu byahindutse. Ntabwo ushobora kuyobora igihugu mu kinyoma. Niyo mpamvu usubiramo ko izo zanda umunyarwanda zose n'ibindi biba uyu munsi bigenda bishyira ikinyoma ku mibereho y'Abanyarwanda, bigatuma
ibitaduha ubumwe n'ubwiyunge dukeneye. Niyo mpamvu mvuga nti FPR twagombye kwibagirwa, ahubwo twebwe tugakora ikintu kivuga ngo ibyo twatangiye bijye mu kuri, tuvugisha ukuri kugira ngo tutazakora impanuka nk'izo leta zabanje zakoze cyane rwose, bitewe no kutavugisha ukuri. Nk'izo za Ndi Umunyarwanda ni ukutavugisha ukuri. Urabona ko nta myaka bimaze kugira ngo byerekane ko bitagishoboka. Ndi Umunyarwanda ni twebwe turimo kwivuga, FPR nticyanayivuga, unayivuze bashobora no kugufunga. Ntabwo ikivugwa. Ubundi FPR yubakiye ku kinyoma, kandi burya Garika Umunyarwanda niwe wavuze ngo ikinyoma kiratinda ariko ntikiramba. Niba leta igize fondasiyo ya politiki ikaba ikinyoma, byanze bikunze kiba kizasenyuka. Reka twivugire kuri ibi by'imbabazi. Reka ndasoma ibyo wanditse kugira ngo nkwibutse, noneho tugane ku by'imbabazi ari nabyo dusorezaho. Muri article yawe n'ubundi wanditse ivuga ngo Ndi Umunyarwanda kandi ndabizi, yasohotse mu kinyamakuru The Rwandan ku itariki 2/12 muri 2013. Hari aho wavuze ku byerekeranye n'imbabazi, noneho waravuze uti ku by'imbabazi, tujye ku mbabazi mu kuzisaba no kuzitanga. Ni uwuhe munyarwanda uzasaba imbabazi? Ni uwuhe munyarwanda usabwa imbabazi? Ni uwuhe munyarwanda ufite uburenganzira bwo gutanga izo mbabazi? Noneho uravuga uti reka ngabanye abanyarwanda mu bice bitandukanye byadufasha gusobanukirwa abasabwa imbabazi n'abazitanga. Igice cya mbere, Abatutsi barokotse Jenoside. Igice cya kabiri, Abatutsi batashye nyuma ya Jenoside bari bafite igicumbi mu mahanga. Igice cya gatatu, wavuze Abahutu bakoze Jenoside. Igice cya kane, uvuga Abahutu batakoze Jenoside. Igice cya gatanu, uvuga Abahutu bafite ababo bazize Jenoside. Igice cya gatandatu, uvuga Abahutu bishwe nyuma ya Jenoside, ngira ngo ahangaha wavugaga abishwe na FPR Inkotanyi. Yes. Igice cya karindwi uvuga FPR cyangwa leta iyoboye guhera muri 1994. Uravuga uti nimero ya gatatu isabye imbabazi nimero ya mbere byakumvikana kandi birakwiye. Ni ukuvuga ngo nimero ya gatatu ni Abahutu bakoze Jenoside bagomba gusaba imbabazi Abatutsi barokotse Jenoside. This is voilà. Ni logique, yes. Urumva Garika? Yes. Noneho urongera uvuga uti nimero ya karindwi nayo isabye imbabazi nimero ya gatandatu nabyo byakumvikana. Nimero ya karindwi ni FPR cyangwa leta iyoboye ubutegetsi igomba gusaba. Nimero ya gatandatu aribo Abahutu bishwe nyuma ya Jenoside. Voilà. Umuti warawukoze. Nibyo rwose. Umuti warawuvugusa warawukoze. Aho rero ntaguciye mu ijambo, nibyo navuga ngo ko ntashaka ko abantu bajya inyuma y'abandi basaba imbabazi abo batakoreye icyaha, kandi tubizi abakoreye icyaha bamwe n'abakoreye icyaha abandi. Niyo mpamvu nagize ziriya kategori ngo mvuge nti iyo umuntu asaba icyaha, umuntu asaba imbabazi umuntu yakoreye icyaha, biroroha. Niyo mpamvu mvuga ngo tuvugishe ukuri. Mu kuvugisha ukuri rero ndashaka ko izo kategori nagiye mvuga nti uwakoreye icyaha umuntu amusaba imbabazi barebana mu maso, aho kugira ngo umuntu asabe imbabazi watagikoreye. Ubwo ukomeje wowe ufite inyandiko wakomeza ukareba uko mvuga no muzika. Noneho warongeye uravuga ngo nimero ya kane ntigomba gusaba imbabazi uwo ari we wese kuko bitakumvikana na gato, byaba ari ugupfobya ibyabaye. Nimero ya kane ni Abahutu batakoze Jenoside, ntago bagomba gusaba imbabazi uwo ari we wese kuko aho ndasenya Ndi Umunyarwanda. Aho uyikubise hasi. Yes. Ndi Umunyarwanda uyihereye mu mizi uyikubise hasi yose. None urongera ngo nimero ya gatatu si ngombwa ko isaba nimero ya kabiri imbabazi, byaba ari ukuyobya, guhunga icyaha no gupfobya ibyabaye. Nimero ya gatatu ni ukuvuga ngo nimero ya gatatu n'ubundi ni Abahutu bakoze Jenoside.
ntabwo basaba imbabazi n'ubundi abatutsi baturutse hanze kuko nta experience ya jenoside bigeze babona, nta cyaha babakoreye rwose. Noneho urongera uvuga ngo nimero ya 3 kandi ishobora gusaba imbabazi nimero ya 5 kandi nabyo birakwiye. So nimero ya 3 n'ubundi ni abahutu bakoze jenoside bagasaba n'abahutu bafite ababo bazi jenoside, ibyo nabyo birakwiye koko. Yes. So niko iyi ntuza iyi filozofi yawe kuki leta y'u Rwanda, ariko uzi yuko abantu muri FPR ari abaswa cyane nibaze no gukora ibyo babishyize mu bikorwa niho twagira ubumwe n'ubwiyunge buhamye. Kuko sinzi inoza urabyumva, umuntu wagukoreye icyaha ashaka gusaba imbabazi no kuzimuha birakorohera nawe, ariko atarakigukoreye aje kuvuga ngo ugenda aza gusabira imbabazi umuntu wakigukoreye, uramubwira ati wamubwiye se akazinsaba ubwo vice versa, yaba abahutu bisha abatutsi yaba abatutsi bisha abahutu. Uwakoze icyaha agisaba uwo yagikoreye, biko bikwiye. Ntabwo ugomba, nta manda ibaho ngo yamaye manda yo kumusaba imbabazi. Icyo gihe niho tuba tutangiye kubeshya. Aha rero nibyo navugaga ngira nti umuntu asaba imbabazi y'uwo yakoreye icyaha maze dukora ubumwe n'ubwiyunge buhamye. Nibyo bikwiye. Navuga ngo Gallican ndagushimiye kuri contribution yawe. Nubundi uri grand frère, igihe cyose nza kwiyambaza kugira ngo tuganire nzi yuko uzaboneka. Ndateganya kuzajya dukora ibiganiro bimeze nka debate, tukaba turi kuri panel turi abantu nka 3 cyangwa 4. Ndashaka rwose yuko atari no kuvuga ngo abantu bumva ibintu kimwe, ndashaka yuko tugomba gutangira umuco wacu w'u Rwanda, umuco wo kumva yuko tugomba kuganira. Dushobora kutumva ibintu kimwe ariko hari ibintu byinshi cyane biduhuza. Nicyo kintu nshaka ngira ngo ubwo rero ninkwitabaza nawe wazaza ukadufasha. Nazaza rwose, kandi ibyo byafasha kubera ko buriya deba nicyo kintu gituma wumva n'ibyo nawe tuyumvishaga kundi undatekereza. Burya iyo umuntu muganiriye umenya umwigiraho, ushobora kukwigiraho, ushobora kunyigiraho, kandi nicyo nibazaga nibeshya umwe akambwira ikindi nkabona ari cyo gihwitse, bituma binyungura mu myumvire. Ndumva rero nutangira gukora ibiganiro bya deba n'ibintu bizadufasha cyane, tukadufata sujet tukayidevelopa, tugashakira heza hazaza u Rwanda ruhamye cyane rwose. Bwana Gallican ndagushimiye. Abakunzi ba Iwacu Heza namwe mbashimiye igihe cyanyu, mbashimiye inkunga mudutera gukurikira ibiganiro byacu. Nakongera kubakangurira kubisangiza abandi kugira ngo uyu muti turimo gukora ugere ku banyarwanda benshi. Murakoze cyane, nakagaruka. Ngaho Gallican, hari ikintu wumva washaka kuvuga mu gusoza ikiganiro? Ikintu navuga Innocent, ndagira ngo gushimire ibikorwa ukora byo guhuza abanyarwanda no gushakira igihugu heza hazaza, kuko nitwe bireba. Ndabigushimira cyane, kandi ndashimira n'abadukurikiye ko ibikorwa nk'ibi tugomba kubihagurukira kugira ngo dushakire igihugu cyiza abana bazadukomokaho, kuko nitwe bireba. Urakoze, ndagushimiye. Gallican, nanjye ndagushimiye cyane. Ijoro ryiza.